ridashira y'imyaka ishize by'ubwami bune twe turi hehe reba urugendo reba ibimenyetso by'ubuhanuzi by'ibihe byashize by'ubwami bune reba ibimenyetso by'ubuhanuzi byose byarangiye. Haleluya. Reka tubasuhuze mu izina rya Yesu. Tuboneyeho no kubifuriza isabato nziza. Uyu munsi dukomereje hamwe kwigana igitabo cya Daniyeli, aho turi ku gice cya kabiri kitubwira uburyo umwami Nebukadinezari yarose inzozi. Izi nzozi zikaba zarerekanaga ubwami buzategeka iyi si uhereye mu gihe cye kuzageza ku bwami Kristo agiye kwimika vuba bidatinze. Uyu munsi rero turareba umugabane wa karindwi w'iki gice cya kabiri, aho tugiye kureba umurongo umwe gusa ariko turawuganiraho turebe n'iki mu by'ukuri uyu murongo utubwira. Umurongo wa 39 uvuga ngo kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanyijwe n'ubwawe gukomera, kandi hazaba ubundi bwami bwa gatatu bw'imiringa buzategeka isi yose. Uyu murongo ukomatanya ubwami navuga butatu, werekana iherezo ry'ubwami bwa Babuloni, ukavuga ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ndetse ugahita ugera no ku bwami bwa gatatu, ubwami bw'Abagiriki. Niyo mpamvu rero uyu murongo tugiye kuzawutindaho tumareho iminsi itari munsi y'ibiri cyangwa itatu, aho tuzawusesengura kuko tugiye kubona ibyo guhanguka k'ubu bwami bwa Babuloni. Mbere yuko tujya mbere, mureke dusenge. Mana nziza, ijambo ryawe warariduhaye kugira ngo rituyobore. Wagaragaje ko ubwami buzakurikirana, kandi ubwo buhanuzi niko bwasohoye uko bukurikirana, ikimenyetso cy'uko ijambo ryawe ritibeshya. Reka rero ubwo watubwiye ko hari ubundi bwami, uduhe cyane kubonezwa nawe kugira ngo tuzabe abaturage beza bo muri ubu bwami, mu izina rya Yesu, amen. Inshuti mukundwa, hari icyo ukwiriye kuzirikana. Uyu mwami witwa Nebukadinezari yategetse Babuloni mu gihe cy'imyaka 43, maze asimburwa n'abami ngiye kukubwira. Umwami wa mbere amusimbuye n'umuhungu we, twarabibonye, yitwaga Evil-Merodaki, wategetse mu gihe kingana n'imyaka 2. Haza gukurikiraho undi witwa Nerigisari. Uyu akaba yari umukwe wa Nebukadinezari, ategeka imyaka 4. Haje gukurikiraho uwitwa Laborosowarikodi. Uyu yari umuhungu wa Negirisari, ariko we yategetse amezi 9 gusa, kandi kuba icyo gihe kitageze no ku mwaka, uyu byatumye atabarwa ku rutonde rw'Abaptolemy. Hanyuma hakurikiraho uwitwa Nabonidusi, ari we se wa Belushazari, umwuzukuru wa Nebukadinezari, uwo bamuhaye ngo bafatanye kuyobora. Inshuti mukundwa, urabizi ko ubu bwami bwa Babuloni bwahangutse ku ngoma y'uyu mwuzukuru wa Nebukadinezari witwa Belushazari. Reka turebe, ese Babuloni yaguye iti? Uyu murwa wari igihangange, uyu murwa wari ukomeye. Nebukadinezari n'ubwami bwe byaje guhanguka biti? Mu gihe tuvuga ibyerekeranye na Nebukadinezari, dukwiriye kuzirikana ko nubwo Daniyeli yamubwiye ngo
ku murongo twabonye wa 38, aho Daniyeli yamubwiye ngo nuko Nyagasani wa mutwe w'izahabu ni wowe, ntabwo ari we nka Nebukadinezari, ahubwo niwe nk'ubwami yari ahagarariye, kuko n'igihe yari amaze kuvaho apfuye, ubu bwami ntabwo bwahise buhanguka. Rero mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Negirisari, imyaka 2 gusa nyuma y'urupfu rwa Nebukadinezari, hatangiye intambara iteye ubwoba hagati y'Abanyababuloni n'Abamedi, kandi uyu mwami w'Abamedi witwaga Dariyo, nk'uko tubisoma muri Daniyeli 5 umurongo wa 31, yitabaje mwishywa we witwaga Kuro, wari wo mu muryango w'Abaperesi. Iyi ntambara rero yaje gukomera, irakomeza, yarakomeje ubudahagarara, ari nako Abamedi n'Abaperesi bagenda babona insinzi udatezuka, kugeza ubwo mu mwaka wa 8 wa Nabonidusi, ari wo mwaka wa 3 Belushazari atangiye gutegeka, Kuro yagose i Babuloni, ari nawo mudugudu rukumbi wo mu burasirazuba, wamutwaye igihe kirekire kugira ngo awigarurire. Aba Banyababuloni biyegeranyirije muri izo nkike zabo zasaga n'izitamenerwamo, kandi bafite n'ibyo kubatunga byabasha kumara imyaka 20, kandi bari bafite n'ubutaka buhagije mu murwa imbere, ku buryo bwavamo ibyo gutunga abaturage bawo n'ingabo zirinze umurwa mu gihe kirekire cyane. Bahagararaga hejuru ku nkike ndende z'uwo murwa, maze bagakwena Kuro, ndetse basuzugura cyane umuhati we wasaga n'udafite icyo uvuze mu kugerageza kwigarurira umurwa wa Babuloni. Ukurikije imitekerereze ya kimuntu, bari bahagaze neza, ku buryo bari bafite impamvu zo kwiyumvamo ko bafite umutekano. Ukurikije ibipimo byo hasi, ukurikije ibipimo byo ku isi, ntibyashobokaga yuko uyu murwa wafatwa hakoreshejwe intwaro z'intambara zari ziriho muri icyo gihe. Ku bw'ibyo rero bari bafite impamvu zo guhumeka neza, kandi bagasinzira ndetse bakagona nk'aho nta mwanzi utegereje kubatera cyangwa wubikiriye hafi y'inkike zabo. Nyamara Imana yari yaciye iteka ko uwo murwa w'ubwibone kandi wuzuye ibyaha ugomba kumanuka hasi ku butaka, ukava ku ntebe yawo y'ubwiza bwa cyami, ariko ntabwo byumvikanaga mu maso y'abantu, mu matwi y'abantu, uburyo ibi byashoboka. Byaje kugenda gute rero? Mu kwiyumvamo ko bafite umudendezo, niho akaga kabo kari gashingiye. Kuro yafashe umwanzuro wo gukoresha amayeri kugira ngo agere ku byo atajyaga kugeraho akoresheje imbaraga. Amaze kumenya yuko hari ibirori ngarukamwaka byegereje, aho abatuye umurwa bose bari kuba birundumuriye mu kwishimisha no mu birori byo kurya no kunywa, yahanze amaso uwo munsi ategereje kugira ngo abone uko asohoza umugambi we. Ibirori byo muri iki gihe abantu babyitondemo cyane, kuko hari igihe bihinduka iherezo ry'ubuzima bwabo. Ntabwo uyu mwami w'umunyababuloni Belushazari, ntabwo abajenerali bamurindaga, ntabwo abaturage bo muri uyu murwa bari bazi ko uwitwa Kuro ategereje uyu munsi w'ibirori kugira ngo azabashe kuhatsinda. Niko byaje kugenda. Kuro yakomeje gushakisha inzira zose yanyuzamo ngo agere muri uyu murwa. Uyu murwa twabonye ko wari uzengurutswe n'uruzi rwa Ufurati. Yatangiye gutekereza uburyo yakinjira i Babuloni kuri uyu munsi w'ibirori, aho bari basinze, bibagiwe kurinda amarembo, bibagiwe gukinga imiryango yari iri ku ruzi rwa Efurata yinjiraga muri Babuloni. Icyo gihe nibwo yabashije guhitamo kunyura muri uru ruzi, ndetse ijambo ry'Imana ryerekana yuko yaruyobeje kugira ngo abashe kwinjira. Gake gake amazi atangira gukama, yafashe ingabo ze azigabanya mu bice bitatu. Bamwe bajya mu murimo wo kugira ngo bayobye uru ruzi bakamye aya mazi kugira ngo baze kubona inzira banyuramo, abandi bakora umurimo wo kurinda aho rwinjiriraga, aba gatatu bakora umurimo wo kurinda aho rwasohokeraga. Nuko byagenze, ariko biratinze aba bantu bari bavuyaraye bari mu birori,
baje kwisanga bagezweho n'izi ngabo zari ziyobowe na Kuro. Kuri paje 36 mu gitabo cyanditswe na Uriah Smith baranditse ngo nyamara nta muntu n'umwe warabutse uko kugabanyuka kw'amazi y'uruzi gutunguranye. Nta muntu n'umwe warabutswe kwinjira kw'abarwanyi kabuhariwe b'Abaperesi. Nta muntu witaye ku kuba inzugi zinjira mu ruzi zikwiriye gukingwa kandi zikabaho abarinzi. Nta n'umwe wigeze agira ikindi yitaho keretse ko bari barangamiye ku buryo bagombaga kwiroha mu busambanyi bw'urukazasoni bwa kinyamaswa, bagashayisha bikabije nta kindi bitayeho. Kuvuyarara kw'iryo joro, ijoro rimwe, kwatumye Abanyababuloni banyagwa ubwami bwabo ndetse babura n'umudendezo wabo. Bagiye mu birori by'ubugoryi bategekwa n'umwami wa Babuloni, maze bakanguka bisanga ari inkoreragahato z'umwami w'Ubuperesi. Nguko uko byagenze. Byaje kumenyekana rero bamaze kugera mu maboko atari ayabo. Ubwibone bw'Abanyababuloni bwatumye uyu murwa wabo Imana, kuko yari yarabivuze, ushyirwaho iherezo. Ijambo ry'Imana ritubwira ko icyo Imana yavuze dukwiriye kugitegereza, kuko naho cyatinda kuza ko kizaza ntikizahera. Byari byarahanuwe ngo muri Yesaya igice cya 13:22 cyane cyane, ariko no ku murongo wa 19 Imana yari yaravuze ko uwo murwa uzahinduka ikirundo cy'umusaka, inyamaswa z'inkazi zo mu butayu zikaba arizo zihibera, amazu yaho akababwamo n'ibikoko biteye ubwoba, amasega agakankamira mu mazu yaho y'inyumba, n'imbwebwe zikamokera mu mazu yaho ashimwa. Ibi rero byagombaga gusohora, kuko n'igihe uyu mwami Kuro yahigaruriraga, ntabwo uyu murwa w'igitangaza ari we yagize icyicaro cy'ubwami, nubwo ari wo wari wubatse neza ku isi kandi ushashagirana rwose, uteye ubwuzu, kuko Imana yari yaravuze ko uzahinduka itongo ntawagombaga kuwuturamo. Ibyo Imana yavuze ujye ubitegereza. N'ubu tubwirwa ko Babuloni y'iby'umwuka igiye kuzahanguka. Niyo mpamvu dukwiriye kwitandukanya n'ingeso mbi zose z'i Babuloni, kutumvira Imana, kwishyira hejuru, ubwibone, no gusenga ibigirwamana, no kuvuyarara. Ibyo byose dukwiriye kubitera umugongo kugira ngo tuzabashe kwimana na Kuro wundi ari we Kristo, Imana ibidushoboze. Ejo rero tuzareba noneho ibyerekeranye n'ubu bwami bw'Abamedi n'Abaperesi, kuko nabwo igihe cyabwo cyagombaga kugera kandi nabwo bukazahanguka. Imana y'amahoro itugirire neza, tugire ibyo twigira kuri uku guhanga k'ubwami bwa Babuloni, ubwagaragaraga nk'igitangaza nk'aho butamenerwamo, ariko kuko Imana yari yarabivuze, igihe cyarageze maze bugenza gute? Burahanguka. Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza, iduhe umugisha wo komatana nayo mu izina rya Yesu.